tutirengagije n'impande ku zindi mpande z'ubuyobozi usanga nanone abayobozi ari abantu bavuga bati iki kigo cy'abasereziyane kidufitiye umumaro kubera hari byinshi kidufasha nk'urubyiruko cyangwa abaturage muri rusange bibafasha gukunda igihugu cyabo kuko umuturage ahari abona ibyishimo anezerewe bimufasha gukunda igihugu cye rero gukunda igihugu usanga ari ibintu biranzwe muri kano gace cyane kandi byatewe n'uyu muryango wacu mugari urubyiruko rwacu rugari hano muri Laboratoire Don Bosco. Muri iyi minsi u Rwanda ndetse n'isi yose muri rusange turi mu bihe bidasanzwe byo kwirinda COVID-19. Ni ibintu byinshi COVID yagiye ihagarika bitandukanye, imirimo y'abantu bisanzwe ndetse n'imyidagaduro y'abantu bitandukanye bakunda kugira. Uyu munsi rero ntabwo turi twenyine kuri Mfata Ikiganza TV, turi kumwe n'umutumirwa ugiye kutuganiriza muri kano kanya. Tumusanze mu bwatsi bwe cyangwa se mu butaka bwe. Atubwire se kuri uyu munsi ni ku cyumweru byumvikana itariki dusobanurira ivuze ikikiro ndetse no ku muryango mugari w'abasereziyane muri rusange. Tangiye twibwira ubundi dutangire tuganira. Okay, murakoze bakunzi mukurikiye Mfata Ikiganza TV. Nkuko yarabivuze amazina ni Alain Shimwe Rukundo, nkabandi perezida w'abanimateri bo hano muri Laboratoire Don Bosco Kabgayi. Uyu munsi aba ari umunsi mukuru ukomeye cyane mu kigo cyacu tugomba kwizihiza cyane. Ariko bitewe n'igihe turimo n'ibibazo byugarije isi, icyorezo dufite muri isi ntabwo byakunze ko tuba turi kumwe n'urubyiruko cyane, ariko hari byinshi turi bubabwire, hari ubutumwa tubafitiye, ni byinshi tubafite tuza kubagezaho. Don Bosco ni muntu ki? Don Bosco ni umutagatifu. Nicyo abantu bagomba kubanza kumenya. Tubwiye ko ari umutagatifu, akaba ari niwe muntu wagize uruhare mu kugira ngo ibigo by'abasereziyane ku isi yose bibe bigeze aho bigeze uyu munsi. Ese tugiye tuganira ubundi ishusho y'uyu munsi. Okay, mu kubaha ishusho y'umunsi uko wagendaga nkuko byari bisanzwe ko uyu munsi abaga ari umunsi w'icyitegererezo ahantu hose muri rusange ku isi hose ndetse no mu Rwanda bikatugeraho tukabona kuwizihiza. Twabaga dufite rero ibikorwa byinshi bitandukanye mu bigo biri impande n'impande by'abasereziyane bo mu Rwanda. Twabaga dufite ibikorwa byinshi bitandukanye aho twabaga dufite urubyiruko rwinshi cyane tukaruhuriza muri Laboratoire tukagira ibyo tuganira, mbese dufite n'imyidagaduro myinshi cyane ihagije kugira ngo tubashe kwizihiza wa munsi mukuru wacu. Ariko icy'ingenzi uwo munsi wabaga ari umunsi mwiza ushimishije cyane, mbese twakoraga byinshi cyane bitandukanye. Muri iyo shusho twabaga dufite ibikorwa byinshi bitandukanye, tukabategurira imikino itandukanye nk'urubyiruko kugira ngo rwishime rwisanzure, mbese n'abana muri rusange tukagira ikintu tubategurira cy'agafunguro kugira ngo mbese babashe kwishimira umunsi mukuru mwiza wa Yohani Bosco muri rusange. Tugatumira n'ingeri zose, tugatumira abayobozi b'imidugudu, abatwegereye, abatugana, mbese kuri uwo munsi nta muntu n'umwe twahezaga. Cyane cyane rero ku butumwa bwa Yohani Bosco, cyane ko yarebaga urubyiruko, ariko cyane cyane twita no ku rubyiruko cyane rukenya. Uwo munsi rero wabaga ari umunsi w'ibyishimo, tugatumira urubyiruko rwose ruva impande n'impande, tugakora ibikorwa byinshi cyane bitandukanye muri rusange. Yego, tubwiye yuko mwakiraga abana benshi cyane bazangaha nabyo babumvikana kugira ngo udutembereze ubwatsi bwanyu. Tubwiye uti ahantu nk'ahangaha ndahibuka habaga hari ibintu ibi, ahangaha habaga hari wenda bakaratika, ahangaha habaga hari futuboro, ahangaha twasomeraga misa, kugira ngo n'umuntu utari uhari wenda ahangaha nk'abajene wenda nk'igihumbi. Babeshye oya ariko bararengaga cyane. Okay, tugutembera utuga ati nandi kuko habaga bati wenda amatete, ahangaha habaga mate, ahangaha kugira ngo n'umuntu utaruri ahangaha dari dance. Oya niko bimeze, turabatembereza nta kibazo. Muri make hano turahera hano turi. Iriya ni agasare twe dufite k'urubyiruko, cyane niko twabanza kubereka. Hakorerwa nk'ibikorwa byinshi, tugasanga harimo abana baba badashoboye imikino igiye itandukanye, ugasanga barimo barakina amakarite,
ugasanga barimo barakina za dame Nubwo barimo muba abana barakina bo za mu biye kingana iki? niba abana bo mu myaka 9 8 gutyo n'10 gutyo turanakomeza mbese na hano turi ugira ngo urabibona babana bamaze kugera muri ya myaka 10 kugeza kuri 12 na 13 bahuriragamo hano urabona ko aya ni amazamu na akabuga ka football mini football ariko kakiniragamo abana abo bana bari mu cyiciro bashoboraga kuba bakina bagakina football bakisanzura deja hariya hose naho turaza kubabereka nkuko nabikubwiye ari igitambo cy'ukarisiya cyabanzaga kuba kuri uwo munsi kugira ngo tubanze ibyo dukora byose ariko tujye twiragiza Imana rero hari grotte twajyaga dusengeraho tugakoreraho ibikorwa bitandukanye tugaganira n'Imana tukaganira n'umubyeyi Bikira Mariya hariya ubundi kugira ngo tubashe kujya muri modo tumeze neza hariya rero hano hepfo gatoya turaza kubatembereza naho nta kibazo banze twibutse ngo ibyabaga ryari ibyo byabaga ku uyu munsi turiho wa 31 Mutarama wabaga ari umunsi w'ibyishimo cyane umunsi mukuru wa Mutagatifu Yohani Bosco donc ni buri mwaka ni ibintu bigomba kubaho mbese urubyiruko twishime tubyine ibintu byose tubikore ariko twirinde icyaha tembereze ndabatembereza nta kibazo twakomeza tunatembera kubera urubyiruko harababa bamaze kugera muri cya gihe bamaze kuva muri bwa bwana bamaze kugera wenda nko mu busore niko nabyita hari igihe bumvaga bashaka gukora ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye aha rero turi kujya kwegera hano hari ibyuma bakunze kwita ngo bare urabizi kugira ngo hano rero naho aho bari bageze muri icyo gihe urubyiruko rugeze muri icyo gihe babashaga kuza hano kuri ibi byuma rukabasha kwidagadura rugakoreraho siporo zinyuranye kugira ngo tubashe kubaka umubiri kuri urwo rubyiruko rwabaga rutandukaniye hano turaza kubatembereza rero ahantu hose mbese ku bantu bamaze kuba bakuru ku bantu bamaze kuba bakuru harimo kubera hano twakira ingeri zose kandi tukakira buri wese akidagadura mu mukino yumva yishimiye cyangwa ashaka rero hari abifuzaga kuba bajya kuri ibi byuma bakifuza kuba baterura bashaka kugira ngo imibiri yabo ikore neza bakifuza ibi byuma nabyo wasanga ari ibintu byiza hano hose hari muvoma ahantu hose hari muvoma nta kibazo nagize ikibazo cyo mu ijambo nta kibazo ishusho mu gihe tutari muri corona muri cyo Salesiane kuva kuwa mbere kugeza ku cyumweru ubuvanyemo no munsi mukuru ukomeye cyane ubuvanyemo ndakubaza ikibazo nyuma niyo shusho ni gahunda yo kuva kuwa mbere kugeza ku cyumweru katubaye ishusho yo mu buzima busanzwe cyangwa mu bihe bisanzwe iyo tudafite bya corona niyo dufite umunsi mukuru cyangwa tudafite umunsi mukuru uko muri oratoire gahunda ibimeze kuko gahunda ibiteye rero urubyiruko urabizi naba bagomba kwiga bakeneye kugira ngo basubiremo amasomo bagire n'igihe ariko bagire n'igihe cyo kwidagadura rero iki ni ikigo cyabo ni ikigo cy'urubyiruko muri rusange uko gahunda rero yabaga iteye mu gitondo yabaga ari amasomo abana bakajya kwiga ahantu hatandukanye ubundi ikigoroba guhera saa 8 twabaga dufunguye oratoire abana bakaza bakidagadura buri wese byaterwaga n'umukino yiyumvamo bagafungurirwa nandise abana bafungurirwaga natwe urumva abanimateri dufite abantu babafasha muri izo gahunda zose aribo banimateri n'abanimatrice tunaboneraho kubashimira kuko ni umugambi ni igikorwa bihaye kugira ngo bajye bafasha urubyiruko muri rusange ni umutima mwiza abo rero tubita abanimateri animatrice aho muri hose turabashimiye ku gikorwa cyiza bakomeje kugaragaza abanimateri n'abanimatrice turabashimiye nibo bantu ba mbere badufasha muri muvoma hano mu kigo kugira ngo tubashe kwita kuri abo bana rero abo banimateri bakabafungurira bakabaha imipira itandukanye hakaba muvoma zitandukanye guhera saa 8 ukina volley hari football hari basket hari football y'abantu bakuru mbese hano hari bare abana bagakina za biye dame amakarita mbese hari na karate nabyo byose biba bihari karate hari acrobacy nabo tubashimira cyane ko nabo badufasha mu bikorwa bigiye bitandukanye niyo habaye umunsi mukuru hano hari ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye ubwo rero byamara kugera saa 8 bakaza bakidagadura bavuye ku ishuri bakambara tennis de sport bakaza mu kigo kuko ikigo ni cyabo ikigo ni icy'urubyiruko bakaza bakisanzura ubundi saa 10 zamara kugera tugasoza tugahagarika ariko mbere yuko dusoza twagiraga umwanya wo guhura nk'abantu twahuriye mu kigo tukabanza tukumva ijambo y'umugoroba mode soir noneho twamara kumva mode soir twabaga twayibateguriye yateguwe n'abanimateri cyangwa abakonfere badufasha muri iki kigo cyacu cy'urubyiruko ubundi
twamara kumva modiswa tugasenga kuko buri munsi tugomba gusenga nk'itegeko tugasenga twamara gusenga abana bagasubira mu miryango yabo bagasubira mu rugo bumva bishimye ejo bakagaruka nkuko gahunda y'umunsi yabaga itemewe kuva kwa mbere kugeza ku cyumweru kuva kwa mbere kugeza ku cyumweru Oratoire irakora buri munsi kugira ngo urubyiruko rubashe kwishima niko bimeze twarakora buri munsi aho rero najya umubwiye neza umwihariko uri kuri uyu munsi wa tariki ya munsi nimwe z'ukwezi kwa mbere okay dushaka watuye ngo kuva saa 8 abana barakinaga bakishima ese n'uwo muri kuri uwo munsi bazaga bambaye amagodiyo bakaza bagakina cyangwa oya byabaga bitandukanye urumva nkuko turabifata nko mu buzima busanzwe nkuko umunsi mukuru iyo ubaye cyangwa twiziza Noheli cyangwa Pasika urabizi n'abaturage abantu bose muri rusange bagomba kwambara neza bakajya gusenga bumva ko ari umunsi mukuru rero uwo munsi mukuru wacu ari naho turiho uyu munsi wa 31 Mutarama niho turiho uwo munsi mukuru urubyiruko rwagombaga kuza rumeze neza rwambaye neza kuko bazaga baje mu birori baje kwishima none nshaka nduhere ahantu urubyiruko rwahuriraga bavuye kugira ngo bajye mu bindi mwabateguriye hano materi nshaka ahantu mwatangiraga bava hano bava iwabo binjira mu kigo ahantu hambere bahuriraga ahantu bahuriraga ndakujyana nta kibazo cyiza cyane bishimishije tubafitiye imikino itandukanye tubafitiye abahanzi bagiye batandukanye tubafitiye inyigisho zigiye zitandukanye tubafitiye nk'umushyitsi mukuru wenda provincial yaje kubasura kuwo munsi mukuru kuko hari inyigisho yagombaga guha urubyiruko rwahuriraga deje urabona hano turi ni muri tere ya volleyball urubyiruko rwahuriraga rugakina hano muri tere ya volleyball ariko hepfo yaho gatoya kubera urubyiruko rwabaga ari rwinshi cyane pe ewana bikagaragara ko ari rwinshi tugatumira n'abandi bantu batandukanye urumva rero kubera urubyiruko rwabaga ari rwinshi hano twari dufite hano hari amasikariye twakundaga kwicaraho urubyiruko oya hepfo gatoya ndagutembereza nta kibazo nta kibazo rero ahangaha turimo turagana niho kuri escalier zo kuri tele ya basket ndahita mboneraho no kwereka tele ya basket yacu ahangaha urabona tugeze neza duhagazeho ni escalier zo muri Oratoire izi escalier urabona ko urubyiruko rwashoboraga kuba rwahurira rwinshi rukidagadura rukishima rukareba ibirori rero kenshi twabikoraga hano muri tele ya basket kubera ko habaga ariho yisanzuye abantu bose bashobora kwicara bakaba bareba hariya muri tele ya basket ese niki kintu kiranga umwana ageze kwa Don Bosco ibyo rero mu ishusho ishobora kuranga indangagaciro rero z'umwana uba warageze hano mu kigo kwa Don Bosco icya mbere usanga ari umwana ufite urukundo kuko umwana wese ugeze hano muri Oratoire agomba kurangwa n'urukundo usanga bafite urukundo muri bagenzi be mu nshuti ze usanga ari umwana ufite urukundo ikindi navuga umwana urangwa n'ibikorwa byiza muri rusange mu bandi muri bagenzi be uwo mwana aba yaravuye hano kwa Don Bosco usanga barimo hano muri Oratoire ikindi usanga ari umwana uba uzi gusenga urabizi kubera hano tugomba kuhahurira ariko tukagomba no guhura n'Imana tukaganira n'Imana rero dutoza abana kuganira n'Imana bakiri bato iyo umwana atangiye asenga akiri muto biramufasha mu buzima bwe kugira ngo azabone kwiyunga n'Imana abone gukomera amenye byinshi ku Mana amenye byinshi ku buzima rero uwo mwana usenga aba azamo hano muri Oratoire yacu mu gihe umaze no mu kigo cy'Abasereziyane uri umuyobozi ni nyange kamaro ubona Abasereziyane bamariye kano gace batuyemo hano rero turi muri Oratoire Don Bosco Kabgayi ariko impande n'impande harahandi hagiye hari ibindi bigo by'Abasereziyane rero nkuko mbajije muri aka gace turimo abantu batuye muri ruri abatwegereye ikintu cya mbere Abasereziyane babamariye gifite n'agaciro kenshi cyane ni ukubona uburere bw'abana kuko umwana usanga aba bana batuye hano hafi baba bafite uburere ubwo burere rero nta handi babukura ni muri Oratoire Don Bosco Kabgayi tutirengagije n'impande ku zindi mpande z'ubuyobozi usanga nanone abayobozi ari abantu bavuga bati iki kigo cy'Abasereziyane kidufitiye umumaro kubera hari byinshi kidufasha nk'urubyiruko cyangwa abaturage muri rusange bibafasha gukunda igihugu cyabo kuko umuturage ahari abona ibyishimo anezerewe bimufasha gukunda igihugu cye rero gukunda igihugu usanga ari ibintu biranzwe muri kano gace cyane kandi byatewe n'uyu muryango wacu mugari urubyiruko rwacu rugari hano muri Oratoire Don Bosco kandi ndabibutsa ko nanjye uri kubabwira hano
nanjye niho narerewe, nanjye niho nakuriye, usanga imico myinshi nayikuyemo hano muri oratoire Don Bosco Kabgayi. Hari abantu yego hari abantu bakuye ngase byibara bataba n'abapapa bubatse bwo hari nkumva yuko kino kigo kizamo ndabana b'abana myaka 15 13 14 turagusobanurira iki kigo, turakomeza gusobanura abadukurikiye. Iki kigo ntago gitoranya, twakira ingeri zose ariko tukakira nanone abana cyane cyane ariko bakenya, abana cyane cyane bakenya. Rero nka hano uhigira uburere ukahigira n'umuco. Rero usanga akenshi iki kigo kiradufasha kuko usanga benshi baba barubatse ingo barabaye nk'abagabo, abandi kikabafasha kwiha Imana cyangwa kwiyegurira Imana mu butumwa bwabo bwa buri munsi. Hari benshi bavuye hano babaye abapadiri bagiye bakuriramo hano, ariko ugasanga uwo muco bawukuye wo kwiyegurira Imana bawukuyemo hano muri oratoire. Rero usanga iki kigo kibafasha cyane mu myemerere yabo yo kwiyegurira Imana, kigashobora kubafasha. Donc kino kigo gishobora gufasha guhitamo umuhamagaro wawe, umuhamagaro wawe cyangwa inzozi zawe ukazigeraho. Abana baba mu bice bitandukanye by'igihugu cyangwa se mu ngo zitandukanye, buri wese afite kamere ye iri muri we itandukanye na mugenzi we. Ese abo bana muhuza muti? Hari umwana uva mu rugo azi gutukana ibisheko, birumvikana. Hari uva mu rugo atazi no gutukana icyari cyo. Ese abo bana ngo mahuze baje kwiriti mu mushaka uburesire bana. Donc cyambere ibanga nta rindi buriya, kuko umwana ni umuntu ujyana bitewe no kwamujyanye akakumvira. Abo bana rero barahari, twagiye duhura nabo cyane, ugasanga avuye hanze afite imico mibi ariko yageramo hano ugasanga birahindutse. Nta yindi mpamvu rero, iyo umwana ari kumwe na bagenzi be agahura na groupe y'abagenzi be, akabona muri groupe y'abagenzi be barakora ibikorwa byiza gusa, umwana ntagatekereza gukora bya bikorwa bibi. Usanga rero kubera baba bahuye tukabahuza bagahurira muri ya myidagaduro, usanga abana biyumvanamo cyane, ugasanga umwana yumvishemo mugenzi we, ugasanga babaye abavandimwe. Rero ugasanga ikindi cyane kibafasha, tubatoza hano gusenga buri munsi tubatoza gusenga. Umwana iyo mutoje gusenga ari mutoya usanga akurikiza za ngeso nziza kubera wamutoje mbere akiri muto. Nibyo bajya bavuga bacana umugani mu Kinyarwanda, igiti kigororwa kikiri gito. Abana rero turabafasha kugira ngo tubagorore bakiri bato, kugira ngo bagere hejuru baramenye ubwenge bwiza, ari urubyiruko rwiza, ari Rwanda rweje muri rusange, ruzabashe no kugira icyo rutumarira mu gihugu. Yego ndakeka tuwe tuganira nawe ndaza kuko umwanya bazibazo bibiri ntabiriza nta kibazo ni nyuma y'uyu mwaka bishobotse yuko uyu munsi twizihiza, nanjye mba naje ahangaha tukanimana n'abandi bana bose, ikintu witeze mu kibazo babaze gufungura imyidagaduro hano mu kigo cyanyu cy'Abasereziyani, witeze iki? Okay, ikintu cya mbere rero hano twiteze tuzanakurikiza nibamara gufungura. Icya mbere murabizi ko hariho ingamba kandi igihugu cyose kigomba kuzikurikiza ndetse n'isi yose. Ikintu cya mbere rero hano twiteze, turi tayari kuba twakurikiza za ngamba ziri, nimba ari gukaraba amazi meza n'isabune kugira ngo twirinde ya covid, tugomba kubikurikiza hano cyane. Ikindi tubashishikarije nidufungura tubafitiye ibikorwa byinshi cyane bigiye bitandukanye nk'urubyiruko, tubafitiye ibyiza tuzabagezaho byinshi cyane, tubafitiye n'utundi dushya twinshi cyane tuzabagezaho, tubafitiye indi mikino mishyashya batayi bazi tuzabagezaho, tubafitiye n'ibindi bikorwa byinshi cyane bigiye bitandukanye. Hari n'ubundi buryo rero tuzabazanira nk'uko tugiye kuzajya dukurikirana hano kuri Mfata Ikiganza TV. Ubu ni ubundi buryo bwiza bwaje kugira ngo tubashe gutambutsa ubutumwa bwacu. Ibyo rero ni ibikorwa byiza bigomba kuza muri oratoire yacu. Turugana ku musozo. Ese Ale, yego nkawe Ale wariwe ahangaha ukiri mutoya, wageze hano ufite imyaka ingahe? Nageze hano ufite nk'imyaka nk'irindwi gutyo umunani, urumva nari umwana cyane. Twarakuriye ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye. Ni ikintu ugiye kuri Don Bosco? Ikintu nigiye kuri kabisa ikintu Don Bosco nakimwigiyeho. Okay, ikintu nigiye kuri Don Bosco cya mbere na mbere, iyo ukurikiye mu mateka ye usanga Don Bosco ni umwana wavutse ariko aba imfubyi. Usanga rero kuba imfubyi kwe ntago byatumye ata wa muhamagaro wiwe. Icyo kintu rero ngewe nicyo kintu nkigenderaho n'ubu ngubu, nkumva ko umwana hari hose umuhamagaro we, uko ubuzima yaba arimo n'ubwo bwaba bugoye bwose, ariko umuhamagaro we ashobora kugeraho. Rero Don Bosco ntago yatengushye n'ubwo yabaye imfubyi, ariko yakomeje gukomeza umuhamagaro we, ndetse biza no kumubyarira umusaruro, na n'isa tukaba turi kumwizihiza nk'umutagatifu. Ubutumwa ngiye gutanga ndabutanga muri uru rwego.
ndaruha urubyiruko, ndaruha inzego zose muri rusange, ndaruha n'abantu bakuru muri rusange. Ubutumwa rero bwa mbere ngiye kubaha mu magambo Don Bosco yavuze, yaravuze ngo twishime tubyine ariko twirinde icyaha. Kuri uyu munsi rero numva aribwo butumwa natanga ku rubyiruko ruri mu rugo. Ayo magambo mukomeze muyazirikane nk'intego twari twagendeyeho, nk'intego twagenderagaho cyane kuri uyu munsi. Mwirinde icyaha kandi mukomeza no kubahiriza amabwiriza ya coronavirus, mukomeza no kwirinda covid. Ubwo nibwo butumwa natanga muri rusange. Murakoze. Aravuze ngo tubyine twishime duseke ariko twirinde icyaha. Kuri ubu ngubu cyaha gikomeye cyane nuko abakwanza mugenzi wawe COVID-19. Yes. Mwanya n'uwawe. Murakoze. Tugeze rero kuri bya bibazo byanjye nanjye natekereje kuza kubaza. Nibibazo biri bigahe? Ni bibiri. Nta kibazo ntago biri urenge. Okay. Gishaka na kibazo. Okay, nta kibazo. Kibazo cya mbere ndakubaza, kuva wakandagira hano wumvishe mu mutima wawe, ukurikije n'ibyo umaze kuganira, wumvishe mu mutima wawe hahindutse iki? Ikintu cya mbere kinejeje no kongera kwibuka amateka ya Yohani Bosco. Cyo cya mbere kikunejeje? Ndog nongeye kubyibutsa kuko ashize imyaka myinshi nakubeshye amateka ye n'amakuru ye nafite abanyarwanda nyasomye, ariko ubu ngubu nongeye kuyibuka, nibuka ubuzima bugoye yanyuzemo, nongeye kwibuka uburyo cyegeze ku ndoto ziwe navango waho rumunongabo cyane. Okay, iki ni ikibazo cya mbere rero. Hasigaye ikindi kibazo kimwe ngiye kubaza, ese nkawe uri nk'umuyobozi kuri iki gihe kitoroshye, ni iki washishikariza abandi bantu bari mu rugo kuri coronavirus? Gira ikintu uvuga kuri coronavirus. Coronavirus ntabwo igenda, ahubwo umuntu arayitwara. Bivuze yuko kugira ngo tuyirinde nuko ngiye ubwanjye bigira mu ruhare. Icyo nabwira abantu rero, gerageza wowe ubwawe ubariza amabwiriza, kuko Don Bosco yavuze ngo tubyine twishime ariko twirinde iki? Twirinde icyaha. Rero ari ikintu njye nemera, amategeko y'Imana asa n'amategeko yande y'ubuyobozi bw'isi. Bineze nifata kopi ko Imana yemera kwica n'isi nemera kwica. Rero nubahiriza amabwiriza yo kwirinda COVID-19 uzaba maze kuya murongo mwiza Don Bosco yadutoje yo kwishima ariko kenda icyaha. Guma mu rugo igihe biri ngo usohoke, igihe bitengwe mu rugo. Icya kabiri wambaye agapfukamunwa neza. Icya gatatu ukaraba intoki. Icya kane ubahiriza amabwiriza yose ukwasabwa. Okay, murakoze. Mbere yuko dusoza hari akandi kabazo k'amatsiko, muranyihanganira nako ngashyireho. Nta kibazo bakanya. Ese waba uri single cyangwa uri married? Ndi single. Okay, murakoze cyane. Reka ndashimira cyane mwamudukurikiye. Ngiye nitwa Alipe Ndayishimiye. Dushimira cyane umukameraman witwa Ziggy wagize kugira ngo ibikorwa byose byafata ikiganza mubone kuri YouTube. Dushimiye cyane umuryango mugari w'Abasereziyane kwisi hose. Dushimiye umuryango mugari w'Abasereziyane mu Rwanda, by'umwihariko dushimire provincial ugire kugira ngo buri mwana wese ahari hose ayigeze kubona iyo munezeza. Dushimire kandi umuryango mugari w'Abasereziyane hano mu Rotary Kabgayi, abayobozi bayo b'iki kigo, abajene, abanimateri ndetse n'abakonferi twirirwa nangaha. Turabakunda cyane. Murakoze cyane. Kora subscribe ubundi uyu muntu wese agire mu kuzamura impano y'Umunyarwanda. Ciao. Murakoze.